Yesu ashimwe cyane. Amahoro n'imigisha biva ku mwami wacu Yesu Kristo bikomeze bana mwese. Bakunzi dukunda kubana cyane kuri urubuga Urukundo TV. Iyi televiziyo ishinzwe ivugabutumwa, ikora ivugabutumwa ibwiriza bijyanye n'ubwami bw'Imana. Nicyo kiganiro n'umuntu dukunda gukora cyane. Dushimane duhaye kano kanya. Dubwo tubona ikirere kitameze neza nk'uko byari bisanzwe, ariko turashimana cyane komeje guhaba kandi komeje guturengera. Rero niyo mpamvu tugiye kumenya cyane kumva amagambo y'Imana, kuko ijambo ry'Imana n'umutima utera imbaraga, ukaba n'isoko imara inyota. Mureke dusenge maze dukomeze no kumva ubutumwa Imana yatugeneye muri aka kanya, muri aya masaha, bitewe n'isaha ufunguriye bw'ikiganiro wowe, biraterwa n'isaha yawe uri buze kuba uriho. Rero mureke turebe ko twashima Imana. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze. Imana nishimwe cyane ko ari Imana yacu bwite, ko ari Imana ifite imbaraga. Wakoze iby'ubutwari Imana ku buzima bwacu, nushimwe himbazwe. Ukomeje guturinda mu buryo bwose bushoboka, nushimwe himbazwe kuri Imana nziza. Nyemera cyane Imana uzubane natwe, ufashe kandi ushikire byose ko bishoboye. Icyo twifuza nuko wabana natwe, icyo twifuza nuko watugarukaho. Urakoze kugiye kuba mu ruhande rwacu, urakoze kugiye kudushyigikira, urakoze ku mugambi wawe ko ari mwiza muri byose. Bisagereza Kristo umwami wacu, amen. Imana y'amahoro ikomeze bahire kandi ikomeze bafashe muri byose. Nimureke dusome nk'amagambo dusanga hariya mu gitabo cya Zaburi ya 15 yo tugiye gusomaho. Ndumva ariyo dushaka ko tuganiraho. Zaburi ya 15, Zaburi ya 15 niyo tugiye kuganiraho muri rusange. Zaburi ya 15, Zaburi ya 15 hari amagambo avuga ngo ni Zaburi ya Dawudi. Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nigendera mu bitunganye, akora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, kutabesheresha abandi ururimi rwe, ntagire nabi mugenzi we, ndashyushya inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ikiguzi utariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Amena. Ni Zaburi ya Dawidi. Iyi ni Zaburi ivuga umuntu ugomba kuzicara mu ihema ry'Uwiteka, uko azaba ameze kose, uko azaba agaragara. Muri make hari ibigomba kuzaranga uwo muntu ugomba kuzaba yicaye mu ihema ry'Uwiteka, mu ihema ry'ibonaniro. Amena. So iyo tuvuze ihema ry'ibonaniro, urumva ni umuntu ugomba kwicara mu mwanya, ni umuntu uba wicaye neza mu mwanya Uwiteka mushakamo. Ninde uzaguma mu ihema ryawe ryera? Kuba ngo ihema ryera, ihema abantu bagomba kujya mu ihema ryera, ni umuntu agomba kuba yabanje guca ku kikarabiro akayamaze kwezwa. Muri make ntabwo wari ugombaga kuba wagera byibuze no kuri alitari utejejwe. Ariko iyi saha icyo dufite cyane muri iyi minsi, nuko umuntu ari no kuva gusambana, ariko no kumujyana mu byaha runaka, akaza yirukankira kuri alitari. Ariko ahangaha harimo hatwereka umuntu uzicara mu ihema ryera ry'Uwiteka. Ninde uzarigumamo? Ninde uzaryicaramo? So ndizera yuko ushobora kuza ukajya n'ubundi ukayicara, ariko ntabwo wahaguma bitewe n'ibyo ukora, ariko wahaguma bitewe n'ibyo ukora n'ubundi. Amena. Ngo ninde uzaguma mu ihema ryera ry'Uwiteka? Ninde uzatura ku musozi wera w'Uwiteka? Uwo muntu ugomba gutura ku musozi wera w'Uwiteka nta wundi, ni wa muntu icyambere cyo ukora ibyo gukiranuka. Icyo ni icyambere. Agakira iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we,
icyambere buriya gukora ibyo gukiranuka ni uko ugomba kugira ingeso nziza zo gukiranuka. Imirimo yawe, imivugire yawe, imikorere yawe, imigendere yawe yose igomba kuba igaragaza yuko ukiranuka muri buri kimwe cyose. None uwo muntu ni umuntu ufite izo ngeso, ukora imirimo myiza yo gukiranuka, ni wa wundi ugaragara neza ari mu maso y'abantu, bakabona yuko ari umukiranutsi, ari no mu maso y'Imana bikaboneka yuko ari umukiranutsi uwo muntu. Amena. Ni wa muntu ugira ingeso nziza zo gukiranuka, ni wa muntu utabesheresha abandi ururimi rwiwe. Amena. Imana itugire neza cyane. Rero abantu benshi cyane tugenda twibeshya cyane ikintu bita ubugingo, ariko icyo mbabwira, ubugingo tuba turimo dushakisha, Yesu yabuguze icyo bita igiciro gikomeye cyane cy'amaraso. Yemeye kuba yapfa, aremera arapfa kugira ngo wowe uzaronke ubwo bugingo. Ariko abantu benshi cyane bagiye batakaza ubwo bugingo, babutakaza kubera akantu gato cyane. Ariko ukuri mbabwira, ubugingo bwaje ari buri muntu wese. Ukijya baratubwira ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Muri make nta muntu n'umwe bigeze bavuga ngo wowe ntuze umeze gutya, ariko bavuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe. Twari turemerewe cyane n'ibyaha byacu, twatumewe cyane n'ibicumuro byacu, ariko turashima Imana kuko yatwohereje impano ikomeye, yaduhaye Kristo nk'umwami wacu kugira ngo aze. Kristo namaze kugera muri twebwe, maze adaduhindura cyane, ahindura uyu mubiri ubora, awuhindure kuba umubiri w'ikintu kizima. Amena. Rero haratubwiye ngo nta wundi uzatura muri rya hema ryera, nta wundi uzaba kuri wa musozi wera w'Uwiteka uretse umuntu ugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, wa wundi utabesheresha abandi ururimi rwiwe. Amen. Uwo nguwo ni we uzatura ku musozi wera w'Uwiteka. Amena. Igihe tugezemo, ikintu cya mbere cyo ushobora kuba watunga kikazagusazisha neza mu buzima bwawe bwose ni ikintu bita agakiza. Anytime nta gakiza ufite bizakugora cyane. Iyi si turimo, isi dusamo iyi saha ya none, iyi myaka turimo, nta kindi biradusaba kugira cyane agakiza gahanye muri twebwe. Kuko icyambere password yashobora kuba yagutambutsa hepfo hariya gato cyane, nta yindi usibye kuba waba neza, uzi neza ko ufite icyo bita agakiza. Kuko umuntu wese icyo afite byose birimo birarangira. Icyambere cyo wagira inzu, ariko n'ubundi ntabwo byaguhereza amahoro. Wagira umugore mwiza, ntabwo yaguha amahoro. Wagira umugabo mwiza, ntabwo yaguha amahoro. Wagira abana beza, ntabwo baguha amahoro. Watunga imodoka nziza, ntabwo yaguha amahoro. Watunga ubutunzi bwinshi bushoboka, nta mahoro wazigera ubona. Ariko iyo wemereye Kristo akinjira muri wowe, akaba yayobora ubuzima bwawe bwose, akaba yabana nawe, ya mahoro urayabona kandi akakuyobora iteka ryose. Amena. Turi ku ijambo ritubaza ngo ninde uzatura ku musozi wera w'Uwiteka, ninde uzaba muri rya hema ryera ry'Uwiteka. Icyambere cyo urumva ni wa muntu ukora ibyo gukiranuka. Ni majambo y'Imana ngo umuntu wese agomba kuba yakiranuka gatuno kanini. Ariko abantu benshi cyane tuzi gukiranuka cyane ku bintu bito cyane bishoboka, ariko ibintu binini byagiye bitorana akenshi ku bantu benshi. Ariko Imana irashaka yuko ukiranuka kuri buri kimwe cyose. Byaba ari binini ugakiranuka, byaba ari bito ugakiranuka. Muri make ugomba kuba umukristo wherever you were. Aho waba uri hose ugomba kuba umukristo. Uko muri myo ngo nge ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. Nge ndi umukristo nzahora ndiwe, mu bintu byose ngeze mu gupfa. Nge ndi umukristo naho naterwa n'ibyago ngaba no ku rugamba. Nge ndi umukristo umutabazi, mu ntambara ndatsana n'ibyaha.
mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahuranesha. Amena. Kuba umukristo rero bisaba kumaramaza mu kintu cyose gishoboka, kandi kumaramaza ntabwo wabishobora udakiranuka ngo bize kuba byakunda. Ugomba kubanza ugakiranuka kuri buri kimwe cyose gishoboka, yaba ari mu nzira abantu bakubonamo, yaba ari mu nzira abantu batakubonamo, ukaba wakiranuka. Ugomba kugira ijambo ryitwa gukiranuka aho waba uri hose, icyo waba urimo byose ugomba kuba ukiranuka. Niko Imana idushaka, nta kindi. Imana ikeneye yuko dukiranuka ku gato no ku kanini. Amena. Ikindi, akavuga iby'ukuri. Ijambo ry'ukuri buriya ryariye gica abantu benshi cyane, ariko reka mabwiza ukuri. Umuntu wese w'umukristo w'ukuri atunzwe n'ibintu bigera muri 4. Anytime uzisanga iyo bintu bitarimo bikuyobora, uzamenye neza yuko amaze kuyoba inzira hakiri kare, ahubwo urebe uko wagaruka hakiri kare. Icyambere cyo umukristo agomba kuba ari umuntu ufite urukundo. Urukundo nta rukundo ufite, aho ngaho uzamenyeza ko nta bukristo bwawe. Uko Yesu yavuze aravuga ngo itegeko rirusha ayandi yose gukomera, nta kindi nicyo bita urukundo. Ugomba gukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wose n'ubwenge bwawe bwose, muri make ukabakorera mugenzi wawe ko wikunda. Igihe cyose uzisanga nta rukundo ufite, uzamenyereza yuko nta bukristo ufite hagati muri wowe. Ikindi, agomba kuba ari umunyakuri. Niko kuri kw'ijambo. Ikindi, agomba kuba ari wa muntu ufite kwizera guhagije muri we. Ikindi, kuba ari wa muntu uzi gusenga. Icyo bita gusenga, abantu benshi cyane turasenga, ariko ntabwo dusenga mu kuri no mu mwuka. Ntabwo dusenga nk'uko Imana ibishaka. Niba ijambo rimwe mu Efeso 5:18 ngo musengeshe umwuka mu buryo bwose bwo gusenga, kandi kugw'ibyo byose mugweka no kuba maso. Bisobanura ngo gusenga ni kimwe no kuba maso ni ikindi. Ariko abantu benshi cyane ikintu bita gusenga basenga babe ari maso, ni ikintu gikomeye cyane. Ariko birasaba yuko iminsi dusohoyemo ugomba gusenga uri maso, kandi gusenga bijyana no kwezwa no gusoma ijambo ry'Imana. Igihe cyose uzisanga yose utari kubikora gutyo, uzamenyereza yuko amasengesho uri gusenga afite ikibazo. Amena. Afite ikibazo. Ariko nimureke ibihe dusohoyemo tumenye neza uko twashobora kuba twagenda neza. Ntabwo tuba kuba twahindurwa n'ibihe ngo usange ugiye gutangira kugenda ukora ibyo Imana idashaka, utangira inyuma byinshi cyane, utangira ubeshye mu buryo butandukanye. Ariko Imana irashaka yuko imbuto zawe zigaragara, buri wese akaba yazibona. Amena. Ngo utabesheresha abandi ururimi rwe. Kubeshya abantu benshi cyane buriya, abantu benshi cyane bagiye bihana ibyaha bitandukanye, ariko icyaha cyo kubeshya ni icyaha kimaze kwica abarokore benshi, ni icyaha kimaze kurimbura abantu benshi batandukanye. Kubeshya byagiye bikwambura ikoti, kubeshya byagiye bikwambura icyubahiro, kubeshya byagiye bikwambura icyo bita ubugingo. Ariko mbabwiza ukuri, umuntu wese w'umukristo agomba kuba atabesheje abandi ururimi rwiwe, agira ukuri ngo kuri umutima wiwe. Ikintu bita kubeshya, icyambere cyo Uwiteka abwira Isirayeli ababwira ngo nimugende murimbure ari amahanga yose, ntimuze kugira na rimwe muze ko mwasiga. Ariko Abisirayeli cyo bakoze, bagize gutya baragenda barimbura amahanga ari hejuru ku misozi, ariko amahanga ari hasi mu kibaya ntabwo bigeze bayakoraho, ntabwo bigeze bakora na gato. Maze Uwiteka abarekere y'amahanga kugira ngo azababere igisitaza, naza kubacumuza bize gutuma Uwiteka abona w'impamvu yo kuba yahita bahana. Natwe reka amabwiza ukuri, hari ibyaha twagiye twihana, hari ibyaha twaretse, ibyaha bigaragara amaso y'abantu. Mwaretse ubusambanyi, mureke uburozi, mureke ubwicanyi, mureke ubusambo, ariko ibyaha byo kubeshya byagiye byuzura abantu mitima yabo n'ibyaha by'inzika. Uwo nguwo umeze gutyo, ufite ibyaha bimeze gutyo, ntabwo yatura ku musozi wera w'Uwiteka. Uko ni ukuri kw'ijambo. Umuntu ugomba kuba ku musozi w'Uwiteka ni umuntu uzi neza
neza yuko agira ukuri guhamye adashidikanya, atabeshesha abandi ururimi rwiwe, ari wa wundi ukora ibyo Imana ishaka. Amena. Yesu ashimwe cyane. Ni wa wundi ukora ibyo Imana ishaka. Ibyo wakora byose ukora ibyo Imana idashaka, aho ngaho uwo musozi ntabwo uzigera uwuturako, ndakurahiye. Kandi ukura inzira ku murima, nta kindi kintu Imana igukeneyeho nuko wahindukira ukongera ukaba umubari imbere y'Imana. Amena. Hagatubwira ngo mu maso he, muri make urumva ngo ntabwo ashyushya inkuru y'umuturanyi we. Mube mwumva rero abantu bakunda gushyushya inkuru. Ibaza ibyaho ukore wenda ushyushya inkuru uko biba bimeze buriya. Mwumva akantu gato ngo byacitse, ngo kanaka ngo sizi ko yageze gutya na gutya, ariko Imana irashaka yuko tugira amagambo abiri mu kanwa kacu, yego cyangwa oya. Igihe ugomba ko yakora nk'umuntu w'umukristo, naho ibindi byose uzashyiraho uzaba ugiye kwicumuza ku busa. Nimuhindukire cyane ibyaha byanyu maze bitwikirwe, nuko Uwiteka niko adusaba. Ibyo wakora byose rero utari wahinduka bizaba ari ubusa imbere y'Imana. Iyi sanda gusaba ngo niwemere cyane, wongere uyoborwe n'Imana. Wenyine muri make uzi neza ibyagiye bigusitaza uko bimeze, ariko yemereye isaha wongere wemerere Imana yongere ikuyobore, kuko icyambere cyo nuzaba umunyakuri, ukiranuka, utabesheje abandi ururimi rwawe, udashinguriye mugenzi wawe. Muri make aho ngaho uzaba ubaye umuntu w'agaciro imbere y'Imana. Ikindi ngo maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa. Ibyo wakora byose uri umunyabyaha, mu maso y'uwo muntu uzatura ku musozi wera w'Uwiteka, abona yuko uri ubusa nta kintu umaze. Niko kuri kw'ijambo. Ntabwo akwitaho ngo nuko ari inyungu runaka agutezeho. Hoya. Muri make arakureba, nuko wava ngo uri umuntu w'umugabo, uri umuntu ufite gutya na gutya, ariko uri ikigoryi, uri umunyabyaha, abona yuko nta kintu umaze imbere ye. Ntabwo abura gukubwiza ukuri ngo ni ukubera inyungu runaka agutezeho. Niko kuri kw'ijambo. Akubwiza ukuri kose gushoboka. Nicyo kintu kiranga uwo muntu. Muri make agira ukuri nk'uko kuri mu mutima wiwe. Noneho ikindi, ariko abatinya Uwiteka bose arabubaha. Uko wameze kose, waba uri umukene, waba uri umutindi, waba uri umuhanya, icyambere cyo password ikomeye nuko utinya Uwiteka, nawe arakubaha. Iyo utinya Uwiteka n'uwo muntu nawe arakubaha rwose. Impamvu isi yose usanga uri gusuzugura wowe, icyambere cyo nasanze buri ikintu bita icyaha. Icyaha gituma basuzugura umuntu, icyaha kiragusuzuguza mu buryo budasanzwe, ugasanga kikwisa n'amazina atandukanye, ugasanga kikwisa amazina menshi ashoboka rwose kubera icyo bita icyaha. Rero banza urebe cyane ukuntu akongera ugahinduka, wongere wemerera Imana muri amasaha, yongere ikuyobore, yongere ibane nawe. Icyo nzi neza, hari byinshi wagiye ugendamo bitandukanye, hari uko wagiye ugenda mu buryo butandukanye, ariko isanda kwinginze cyane, banza wongere cyane wibaze, iyi saha koko ibyo nkora binyemeza yuko natura ku musozi wera w'Uwiteka? Iyi saha koko wamugana ibyo mbamo binyemeza yuko nabo mu ihema ry'Uwiteka? Ariko isanda kugira inama, nurebe cyane ukuntu wakongera ukagaruka, kuko Yesu aravuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura, ngo nimuze tugarukire Uwiteka, nawe azaba atugarukiye. Maze aravuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura, azabihindura nk'umweru bise na shelegi. Nuko byaba ari tukutuku, azabidubera byasa na shelegi muri rusange. Rero nta kindi kintu turi kuzira muri iyi minsi, nta kindi kintu cyashobora kugufasha cyane kuba wagenda
muri inzira y'agakiza usibye kwemera Kristo akaba yakuyobora, kuko naza gukuyobora azirukana ikimeze nk'icyaha cyose hagati muri wowe, yemere yinjire muri wowe. Uko namara kwinjira muri wowe azakuyobora, kandi nakuyobora uzamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi uzagenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Nawe ibyo wakora byose utubaha Uwiteka, ibyo wavuga iyo tubaha Uwiteka ntacyo uri cyo rwose imbere y'Uwiteka, nta n'umuntu uzigera gutinya. Ariko abubaha Uwiteka, ngabo bose wa muntu uzatura ku musozi wera w'Uwiteka arabubaha, ariko ayanga cyane kandi agasuzugura babandi biyita ngo hari icyo bafite, babandi berekana yuko hari icyo batunze, kandi icya mbere cyo bazi neza yuko ari abasabirizi. Uraza ukavuga ngo ngiye ngo ndi umutunzi, kandi utazi neza yuko uri umukene nyuma y'abandi bose. Reka mbabwize ukuri, nta kindi kintu Imana igushakaho nuko ugomba gukiranuka. Niba ushaka kuzatura kuri musozi wera w'Uwiteka nuko ugomba kuba wakiranuka. Ikintu cyose uzakora udakiranuka uzaba ari ubusa imbere y'Uwiteka. Tugiye gusenga Imana, banze wongere wisuzume cyane, banze cyane wongere wirebe cyane, wibaze neza iyi saha koko Uwiteka aramusaje najya gutura kuri wa musozi wera w'Uwiteka, koko iyi saha Uwiteka aramusaje nagenda gukaba kuri wa musozi, cyangwa igihe uza nawe mu ihema ryero ry'Uwiteka. Ubwo si byo nkora binyobora hehe? Amena. Mureke dusenge Imana, ariko ufate umwanzuro muri wowe, Imana y'amahoro yongere ikwiteho cyane wigire kuyobore. Uwiteka Mana yacu, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ubutware, ngushimiye kuri mwiza, ngushimiye kuri uwera, ngushimiye kugira neza, ndushimwe himbazwe. Uri Imana yacu bwite, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yitwa ndihagije. Wabanye natwe Mana, mu ijambo ryawe nudushigikire cyane. Dusanze Mana tuyisime, dusanze rwose Kristo muzima we, ntabwo twakoze gutyo ushaka, ariko dushoboze Mana yo gukiranuka, ude kuvugisha ukuri Mana, uturinde rwose Mana kubeshya, uturinde rwose gushyingurira mugenzi wacu, ahubwo dushyikire muri byose. Dukeneye ko wadutera inkunga mu buryo bwose bushoboka Mana, dukeneye inkunga yawe idufashe muri iyi minsi, utubere maso tugarukeho mu izina rya Yesu. Mana, imitima yacu wongere uyiyobore, udushoboze Mana tuzabe ku musozi wawe wera. Imana ifite imbaraga, ni wowe dukeneye, ni wowe twifuza, ni wowe twishingikirijeho Mana. Turagukeneye kugira ngo uzuganze kandi utegeke Mana hagati muri twebwe. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze kudushyigikiye, urakoze kuduteye inkunga, urakoze Mana yuko duhaye imbabazi, urakoze Mana yuko dushoboje Mana kwicara kuri wa musozi, urakoze yuko utanze imbabazi Mana ku bantu bose, kabahaye kubabarirwa, kabongeye kubishimira, kabongeye kubuhagira Mana. Ya byose bajya bakora bitandukanye, udushoboze tuyoborwa n'Umwuka wera, maze twange kamere n'igisa nacyo Kristo mwiza. Mana, udushoboze muri iminsi ya none, wongere utugarukeho, wongere uturengere mu izina rya Yesu. Amatabaza yacu Mana akomeze yake mu izina rya Yesu Kristo. Mana, umucyo wawe umeze uboneka hagati muri twebwe, udushyigikire, utubere maso. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze kudushyigikiye, urakoze kutwambitsa imbaraga, urakoze kuri mwatu muri byose n'ukuri. Sagenize Mana, nzi kubikoze rwa Kristo Yesu Mwami wacu. Amen. Mahoro y'Imana akomeze abane nawe mwese. Shalom shalom, turi kumwe.